Bavandimwe inshuti z'Imana, reka nongere mbasuhuze kandi mbifuriza imigisha y'Imana. Ndizera ko mumeze neza aho muherereye, aho munkurikira muri ntabwo nabasha kuhamenya, ariko aho mwamuri hose reka mbifurize kugira amahoro yo mu mutima, ya yandi Imana iduha ntagire umuntu yatwambura, nubwo Satani yiteguye kutwambura amahoro yose akayatukuraho, ntabwo bivuze yuko azatwambura n'amahoro yo mu mutima. Rero izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro, kuko Imana yaturinze tukaba turi mu mwuka w'abazima. Nyamara hari benshi bavuye muri uyu mubiri, ntabwo ari uko bakoze ibyaha byinshi, si uko bari babi kuturenza, ahubwo ubuntu bw'Imana. Reka nifuze yuko bwabana namwe kandi kuri byose. Rero uyu mwanya reka dushime Imana yuko yaturinze twese, tukaba bibaye ngombwa yuko tuganira ku ijambo ryayo. Ariko mbere yuko mvuga isanganyamatsiko dufite uyu munsi, reka tubanze dushime Imana dusenga. Mwami Imana ishobora byose, imirimo yawe iratangaje, uradukunda kandi uradusobanukiwe. Udukunda kuruta uko tubizi, kuko wohereje umwana wawe w'ikinege aradupfira, apfa urupfu twari gupfa, arabamba turabamburwa, none uyu munsi turi amahoro kandi turashima Imana. Duhe guca bugufi twumve icyo umwuka w'Imana tubwira biciye mu ijambo ryawe. Ude kumvira ukuri muri iki gihe giheruka, tubyatse twizeye mu izina rya Yesu, amen. Rero uyu munsi dufite insanganyamatsiko ivuga ngo ubuhakanyi hagati y'abashakanye. Ubuhakanyi hagati y'abashakanye. Nyamara ubuhakanyi hagati y'abashakanye bugomba kuzana akaga. Iyo turebye igihe Mose yazamukaga umusozi wa Sinayi, Imana igiye kumuha amategeko 10, igihe Abisiraheli bamuburaga ntibongere kumubona ari ku musozi Sinayi, byabaye ngombwa yuko babwira Aroni ngo abaremera Imana yo gusenga, kuko Mose batazi icyo yabaye. Rero icyo ngicyo cyari igihe cy'ubuhakanyi. Rero tubona yuko no muri iki gihe cyacu abantu bagomba kwimura Imana mu buryo rusange. Agomba kubaho ubuhakanyi mu buryo rusange, ubuhakanyi muri buri kintu cyose. Ikintu cyose Imana yavuze kigomba gukurwaho kugira ngo hajyeho ibihimbano by'abantu. Rero byaba bitangaje natwe twamenye ukuri kw'ijambo ry'Imana, cyangwa se twamenye ukuri kw'iki gihe, turi muri uwo mwanya wo kwakira ibihimbano by'abantu, iby'abantu bavuze, ntitugendere ku cyo Imana yavuze. Rero ibintu byose bibera hano ku isi, nta kintu na kimwe kitari muri Bibiliya cyangwa se kitari mu mwuka w'ubuhanuzi. Kandi ijambo ry'Imana ryashyizwe ahantu buri muntu wese ashobora kugenza gute, ashobora kuribona, akarisoma, akaryemera cyangwa se akarihakana, akajya mu mwuka w'ubuhakanyi. Byose byaravuzwe, nta kintu kibera hano ku isi kubw'impanuka, oya, nta na kimwe. Satani nta kintu gishya ajyazana, ahubwo ibintu byose ni ibisanzwe ahinduramo gatoya, maze akabasha kugenza gute, gushuka abantu. Rero iki kintu kirakomeye, ni ikintu gitangaje cyane kuba abantu benshi ndetse n'abazi n'abantu baba mu madini barimo bakira ubu buhakanyi bakabugenderamo. Ikintu kirakomeye cyane. Rero ibi bintu Pawulo yarabivuze yuko bizabaho, aravuga ngo ntabwo Yesu azaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho, kandi urya munyamugoma atarahishurwa. Abantu bagomba kwimura Imana kuri buri kintu cyose, icyo Imana yavuze kigahinduka, kugeza ubwo abantu bazasigara bari mu bihimbano by'abantu, ijambo ry'Imana rigashyirwa ku ruhande, uburyo abantu bororoka bugashyirwa ku ruhande, uburyo abantu bagomba kuryamana bugashyirwa ku ruhande bakaryamana n'amarobo, uburyo abantu bagomba kororoka bugashyirwa ku ruhande bakaryamana n'inyamaswa, kuko umuntu aryamanye n'inyamaswa birumvikana yuko umuntu adashobora kororoka. Rero ubwo ni ubuhakanyi buzanye akaga kandi bukazaniye ku bantu babashije kubwakira. Reka rero twinjire mu nsanganyamatsiko yacu ivuga ngo ubuhakanyi hagati y'abashakanye bugiye gukurikirwa n'akaga. Ndetse akaga turimo turakabona, kuko abantu bamwe hagati y'abashakanye barimo baricana, umugabo akica umugore, umugore akica umugabo. Kandi ibi bintu ni ingaruka zo kwimura icyo Imana yavuze, ni ingaruka z'ubuhakanyi bwo mu gihe giheruka. Reka tubizane rero mu butumwa bw'iki gihe, tubivuge mu butumwa bw'iki gihe, ubutumwa bw'iki gihe cyangwa se ukuri kw'iki gihe. Reka turebe uko umwuka w'ubuhanuzi wabivuze mu gitabo cy'umurimo wa Gikristo. Ni igitabo cy'umuhanuzi w'Imana kuri page ya 42, ni soft copy nakoresheje cyangwa se PDF niyo nakoresheje. Ubu Satani ari gukoresha amayeri ye yose n'imbaraga y'ubuhendanyi ngo yigize abantu kure y'umurimo w'ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Uko niko kuri kw'iki gihe. Mu gitabo cy'umuhanuzi w'Imana nanone N.G. White, mu gitabo cy'abahanuzi n'abami kuri page ya 53, tugiye kureba amagambo ahandi.
baranditse bavuga ngo abantu bumvira umuburo uva ku buhakanyi bwa Salomo bazirinda intambwe ya mbere y'ibyo byaha byamutsinze. Ikizarinda umuntu ubuhakanyi, ikintu kizarinda umuntu ubuhakanyi ni ukumvira ibyo ijuru risaba gusa. Ikintu kizarinda abantu ubuhakanyi muri iki gihe cyacu ni ukumvira icyo ijambo ry'Imana ryavuze, nubwo hazi ibihimbano by'abantu, ariko ugakomeza kuguma ku mahame y'icyo Imana yavuze. Imana yahaye umuntu umucyo ukomeye n'imigisha myinshi, nyamara keretse gusa uyu mucyo n'iyi migisha n'ibyakirwa, nibitaba bityo ntibishobora kurinda umuntu kutumvira n'ubuhakanyi. Igihe abantu Imana yahaye ikuzo ikabashyira mu myanya yo hejuru bayiteshutseho, bagahindukirira ubwenge bw'umuntu, umucyo bari barahawe ubahindukira umwijima, ubushobozi bahawe buhinduka umutego. Aya magambo aratangaje cyane, aya magambo aratangaje kandi arakomeye. Rero insanganyamatsiko yacu iravuga ngo ubuhakanyi hagati y'abashakanye. Ubuhakanyi hagati y'abashakanye mu kuri kw'iki gihe cyangwa se mu butumwa bw'iki gihe. Rero uyu munsi wa none abantu barashobora gufata ibihimbano bahimbye bakabihereza abantu, kubera ko abo bantu nabo bashaka ibintu bihwanye n'irari ryabo cyangwa se n'ingeso zabo bashaka, hanyuma bakabifata bakabyakira. Ariko iyo bamaze kubyakira, igikurikiraho ni iki? Ni akaga. Nk'uko Abisiraheli rero, abo bantu basenze iyo mana y'ikimasa Aroni yari yabakoreye, bose barimbuwe. Ni nako n'uyu munsi abantu nabo bagiye kurimbuka bazira iki? Bazira kwakira ibihimbano by'abantu, ndetse bakazana akaga mu buzima bwabo bwa buri munsi kubwo kwakira no kunyuranya icyo Imana yavuze. Reka tubirebe twihuse mu gitabo cy'Umubwiriza igice cya 7 umurongo wa 17, aho hari amagambo avuga ngo ntugashayishe gukora ibibi, ntukabe n'umupfapfa, byakumarira iki gukenyuka? Igihe cyose abantu bashayishije habaho gukenyuka. Igihe cyose abantu banyuranyije n'icyo Imana yababwiye n'imibereho yabo ya buri munsi, bagafata Imana bakayimura, barakenyuka. Impamvu hano ijambo ry'Imana ritubwira ko ari ugukenyuka, nuko bapfa nyine bapfiriye mu buhakanyi. Nta muntu w'Imana ukenyuka. Oya, nta muntu w'Imana ukenyuka, kandi nta muntu w'Imana upfa, ahubwo agenza gute? Nta mukiranutsi upfa, ahubwo arasinzira. Rero reka turebe muri Yobu igice cya 14 umurongo wa mbere. Yobu igice cya 14 umurongo wa mbere hari amagambo handitse avuga ngo umuntu wabyawe n'umugore arama igihe gito kandi cyuzuyemo umubabaro n'agahinda n'ishavu. Mbese byakumarira iki gutunga iby'isi byose ariko niwamburwa ubugingo bwawe? Luka igice cya 9 umurongo wa 25. Umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi ariko narimbuza ubugingo bwe, cyangwa nabwakwaho igitambo? Nta kintu byamarira umuntu aramutse yatswe ubugingo bwe, cyangwa se aramutse ahawe iby'isi byose ariko iryo joro akararapfuye, byamumarira iki? Uku niko abantu bashakanye barimo bicana, nyamara barimo barwanira iki? Barwanira ku ruhande rumwe imitungo cyangwa se izindi mpamvu zitandukanye. Abantu muri iyi minsi barimo barakora ibintu bimeze nk'amarenza munsi, bagashaka kubaho nk'abazapfejo, bagashaka kubaho nk'abagiye gupfa, bagashaka kubaho nk'abagiye kubaho mu cyumweru kimwe, mu kindi gitaha batazabaho. Rero ibi bintu birimo birazana ubwicanyi hagati y'abashakanye. Ariko ijambo ry'Imana ntacyo byasize, ibintu byose byarabivuze. Reka turebe mu cyambere cya Petero igice cya 3 umurongo wa mbere, haravuga ngo inshingano y'abagabo n'abagore. Turimo turareba insanganyamatsiko ivuga ngo ubuhakanyi hagati y'abashakanye, ahari tubirebe mu kuri kw'iki gihe. Namwe bagore nuko mugandukire abagabo banyu, kugira ngo nubwo abagabo bamwe batumvira ijambo ry'Imana, bareshywe n'ingeso nziza z'abagore babo, nubwo baba ari nta jambo bavuze. Hano Pawulo yashaka kwerekana yuko nubwo umugore atavuga ijambo na rimwe, umugore akagira ingeso nziza, yashobora kureshya umugabo we nubwo atavuga ijambo na rimwe kubera ingeso ze nziza. Rero abagabo nabo hari icyo babwiwe hano muri urwandiko rwa Petero
bagabo nuko mubane n'abagore banyu, mwerekane ubwenge mu byo mubagirira, kuko bameze nk'inzabya zidahwanyije namwe gukomera, kandi mububahe nk'abaraganwa namwe ubuntu bw'ubugingo, kugira ngo amasengesho yanyu ye kugira inkomyi. Hano harimo amagambo akomeye cyane, aho muri iki gihe abagore benshi batacyemera yuko ari inzabya zoroshye. Mu gihe ijambo ry'Imana rivuga yuko ari inzabya zoroshye badahwanyije n'abagabo, nabo barahagara ku ruhande bakavuga ngo nyamara ibuye rimeneka urwondo rugisukuma. Niba abagore ari inzabya zoroshye, nabo barahinduye bo muri iyi minsi barimo baravuga ngo ibuye rimeneka nyamara urwondo rukigenza gute rugisukuma. Ntabwo muri iyi minsi umugore yakwemera yuko ari urwabya rworoshye, ntabwo bishoboka. Iki kintu rero ni Imana yabivuze, ni ijambo ry'Imana ryabivuze, ariko iki kintu ubuhakanyi bugomba kugikuraho, ndetse n'uyu murongo muri Bibiliya amaherezo uzavamo ukurwemo, kuko ntabwo umugore muri iyi minsi nk'uko Bibiliya bitubwira ashobora kwemera yuko ari urwabya rworoshye adahwanyije n'umugabo. Uko umugabo ateye ntacyo wamuhinduraho, uko umugore ateye nta kintu wamuhinduraho. Ariko se kubyemera kukibiza n'intambara hagati y'abashakanye, turimo turabireba mu kuri kw'iki gihe. Rero tugiye kubireba muri aya magambo avuga ngo ikosa rya Adamu nuko atakoresheje inshingano yahawe yo kuyobora Eva ngo atagushwa n'inzoka. Na Eva nawe yakosheje ko atumviye ko yagombaga kuba iruhande rw'umugabo we. Icyaha nuko umugabo n'umugore batumviye Imana, ntibubahirize inshingano bahawe. Igihe cyose abantu batubahirije inshingano bahawe, igihe cyose abantu batumviye Imana, igikurikiraho ni akaga. Niko kaga ababyeyi bacu ba mbere Adamu na Eva bahuriye nako muri Edeni, ariko ari Satani ugenje gute ubiri inyuma. Mbese ni gute Satani uyu munsi ashobora kujya inyuma y'abashakanye bakageza ubwo bicana? Ni gute Satani ashobora kujya inyuma y'abantu bashakanye kugeza ubwo bakiriye ubuhakanyi, ariko nyamara bigasoza bahuye n'akaga? Rero ibi bintu biratangaje cyane. Eva niwe wabanje gukora icyaha, ariko wakwibaza impamvu Imana yaje ibaza Adamu. Iki kintu wari wagitekerezaho? Kuki Eva ari we wabanje gucumura, nyamara Imana ikaza ibaza Adamu? Reka turebe mu Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 9. Nanone umuntu yakwibaza impamvu mu Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 7 havuga ko umugabo amaze kurya itunda aribwo bambaye ubusa. Mbese iki kintu wari wagitekerezaho? Reka turebe igisubizo cyacyo. Kubera iki Paulo yakomeje responsibility ya Adamu? Kuki Paulo yakomeje responsibility ya Adamu ubwo yandikaga mu Baroma igice cya 5 umurongo wa 12 ngo icyaha cyazanywe mu isi n'umugabo umwe cyangwa couple imwe? Kuki hano Paulo yakomeje responsibility za Adamu ndetse akerekana yuko icyaha cyazanywe mu isi n'umugabo, kandi nyamara umugabo atari we wakoze ikosa, ahubwo umugore ari we wagiye guca itunda akarirya? Reka turebe igisubizo hano batanze. Kuki Kristo agereranywa na Adamu wa kabiri ntagereranywe na Eva wa kabiri? Kubera iki Kristo agereranywa na Adamu wa kabiri ntagereranywe na Eva wa kabiri? Kuki umugore ari we wagiye guca itunda, ari we wabanje gukora icyaha, ariko Imana ikaza kubibaza Adamu? Mbese iki kintu wari wagitekerezaho? Reka turebe ku magambo akurikira. Kuki Kristo agereranywa na Adamu wa kabiri ntagereranywe na Eva wa kabiri? Igisubizo kuri ibi kiroroshye kandi kirumvikana. Imana yageneye umugabo ubutwari. Mu gihe muri iki gihe cyacu, mu gihe cy'ubuhakanyi, n'umugore nawe agomba kuba iki? Agomba kuba umutwari. Rero nubwo umugore ataba umutwari cyangwa se umugabo ataba umutwari, aba bantu bafitanye isano Imana yabahaye itagomba gucika. Aba bantu bafitanye isano ikomeye cyane. Rero ibi bintu biratangaje kubona turi mu gihe cy'ubuhakanyi, ariko nyamara ubuhakanyi ku bantu babwakiriye bukabasha kugenza gute? Bukabasha kubazanira akaga mbere rugikubita. Ubuhakanyi hagati y'abashakanye mu kuri kw'iki gihe niyo nsanganyamatsiko turimo kureba. Ubundi umugore yakuwe mu mugabo, niyo mpamvu umugore afitanye isano n'umugabo ikomeye cyane. Umugore yakuwe mu mugabo kuko Adamu niwe wabanje kuremwa, nyuma Imana ikura urubavu muri Adamu iruremamo Eva, imuremeramo umugore. Bityo abo bantu ni umuntu umwe. Mu yandi magambo,
ariko kuki bari kugera ku rwego rwo kuba bagirana amakimbirane bakageza ubwo bicana? Nuko hajemo ikintu hano twise ubuhakanyi. Ariko Satani yaje aje gusibanganya iyo isano Adamu na Eva bari bafitanye, isano y'umugore n'umugabo bafitanye. Satani yaje aje kuyisibanganya. Abantu bamwe babasha kutabimenya, ntabwo bazi ko Satani iki kintu agishoreye kandi akiri inyuma kugira ngo akureho isano Imana yari yarashyizeho. Haje imigani y'ibihimbano ivuga ngo umugabo n'umwana wundi. Niko abagore bajya bavuga, abagore babasha kuvuga ngo umugabo n'umwana wundi, ndetse n'abagabo nabo bakavuga ngo umugore n'umwana wundi. Ariko ntabwo ari uko bimeze, kuko umugabo n'umugore bafitanye isano idacika. Turaza kubibona muri slide ikurikiyeho. Umugore n'umwana wundi. Ariko ndashaka kubabaza, Adamu na Eva bamaze kubyara abana, abo bana bashatse bande? Bashakanye na bande? Ko nta wundi muryango wari uri kwita. Ni ikibazo nawe ukwiye kwitekerezaho kandi ukakibazaho. Adamu na Eva bamaze kubyara abana, ko nta wundi muryango wari uriho, abo bana bashatse bande? Birumvikana yuko abo bana bashakanye hagati yabo. Musaza mushiki baragenje gute? Barashakanye. Hano turabona yuko abana ba Adamu na Eva barashakanye hagati yabo, kandi nibo twese twaturutseho. Iki kintu kiratangaje cyane, ubuhakanyi hagati y'abashakanye mu kuri kw'iki gihe. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorino igice cya 11 umurongo wa 3 haravuga ngo, ariko ndashaka yuko mumenya ko umutwe w'umugabo wese ari Kristo. Umutwe w'umugabo wese ari Kristo, kandi ko umutwe w'umugore ari umugabo we. Abo bantu bafitanye isano ikomeye cyane. Nubwo muri iyi minsi hariho ubuhakanyi burimo gutuma bashakanye hagati yabo banabyaranye bageza ku rwego bicana, tukabirebesha amaso, ariko abo bantu bafitanye isano byanze bikunze. Ni gute Satani yagiye asibanganya isano y'umugabo n'umugore kugeza ku rwego umugore ashobora kwica umugabo babyaranye? Ni ubuhakanyi. Kubw'abantu bakiri ubuhakanyi, ikigomba gukurikiraho ni akaga hagati yabo. Rero ibi bintu biratangaje, turimo turabireba mu kuri kw'iki gihe, cyangwa se mu butumwa bw'iki gihe. Twabibonye tugitangira ko ubutumwa bw'iki gihe ni ubutumwa buheruka, ni ubutumwa bugomba kubwirizwa amahanga yose bukaba ubuhamya, ni ubutumwa bw'abamarayika batatu. Uko niko kuri kw'iki gihe, ubutumwa bwo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Hano tubonye amagambo akomeye cyane. Reka iri somo nongera ndisubiramo, ariko ndashaka yuko mumenya yuko umutwe w'umugabo wese ari Kristo. Umugabo wese umutwe ni Kristo, kandi ko umutwe w'umugore ari umugabo we, kandi ko umutwe wa Kristo ari Imana. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Imana ihabwa icyubahiro kubw'aya magambo iba yaraduhaye kugira ngo tubashe kugenza gute, tubashe kuyamenya kandi tumenye uko tugomba kubyitwaramo. Inindi somo risa nk'iryo ndetse riri mu cyicaro nk'uko ikirindi gihe ririmo twarimo dusoma urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorino igice cya 11 umurongo wa 3. Rukatiro urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorino igice cya 11 nanone umurongo wa 3. Ni amasomo ari mu byicaro bimwe. Ariko ndatinya yuko nk'uko yanzo yoheje Eva uburyarya bwayo, ko ari nako intekerezo zanyu zayobywa mukareka gutungana no kubonera bya Kristo. Uku niko intekerezo z'abantu zirimo zakira ibihimbano by'abantu. Abantu bakareka ubutungane bwa Kristo, bakareka gutungana kugeza ku rwego bakira ubuhakanyi muri bo, ariko ubwo buhakanyi bikarangira buzanya akaga hagati yabo. Rero ibi bintu biratangaje kandi birakomeye. Kansumiremo iri somo nanone, hanyuma dusoze dusenga. Icya kabiri cy'Abakorino igice cya 11 umurongo wa 3, reka tubisome nk'uko biri. Ariko ndatinya yuko nk'uko yanzoka yoheje Eva uburyarya bwayo, ko ari nako intekerezo zanyu, intekerezo z'abantu zayobywa mukareka gutungana no kubonera bya Kristo. Igihe cyose abantu bimuye Imana bakareka uku gutungana no kubonera bya Kristo, igikurikiraho ni akaga hagati yabo. Rero ntabwo Yesu azaza kujya kwimura Imana kutabanje kubaho. Niyo mpamvu muri iyi minsi abantu barimo bimura Imana bakakira ibihimbano by'abantu, ariko bigasoza abo bantu bibagizeho ingaruka kandi bikabazanira akaga. Rero ukuri kose kwaravuzwe kandi kuraho buri muntu wese ashobora kugera. Ijambo ry'Imana ntabwo riri kure y'umuntu, ndetse nta kintu kijya kiba kuri iyi si ijambo ry'Imana ritavuze.
nta gishyashya kiri kuri iyi si, byose byaravuzwe kandi byose bigomba guca mu matwi y'abantu kugira ngo buri muntu wese atazagira icyo yireguza. Reka rero bana b'Imana, nshuti z'Imana, reka mbashimire we wankurikiye kuri iyi channel Temperance Ministry, nkwifuriza amahoro y'Imana. Arimo tureba insanganyamatsiko ivuga ngo ubuhakanyi hagati y'abashakanye mu kuri kw'iki gihe, cyangwa se ubuhakanyi bushobora kubazanira akaga. Reka turangize dusenga kandi dushima Imana. Urebe muvandimwe yuko utaba nawe warakiriye ubu buhakanyi kandi ukaba urimo bugenderamo muri iki gihe, kandi mu gihe kiri imbere bukazaguteza akaga. Ibyiza ni ukumvira Imana kuruta abantu, kandi abantu babiri ntabwo bajyana batasezeranye. Tumaze kubona yuko umugore n'umugabo bafitanye isano idacika hagati yabo Imana yabahaye, kuko bose iyo sano idacika hagati yabo Imana yabahaye, Satani nawe yaje aze kuyihindanya, ndetse yabihereye muri Edeni kugira ngo akureho iyo sano, ndetse na n'uyu munsi Satani aracyakurikira imiryango myinshi kugira ngo akureho iyo sano iri hagati y'abashakanye, ndetse yimure Imana hagati y'abashakanye, ndetse yimike ubwami bwiwe hagati y'abashakanye. Ariko bizasoza abantu benshi barimbutse. Reka dushime Imana yuko yabanye natwe muri iki cyigisho, kandi dushime Imana yuko yaturinze. Reka nkwifuriza umugisha w'Imana wowe wabashije kunkurikira. Mwami Imana ishobora byose, turagushimiye, duhe gushikama muri wowe, dore nta byiringiro dufite. Ndetse ubwo abashakanye hagati yabo bakiriye ubuhakanyi, ariko icyo kintu Satani akaba kiri inyuma, ndetse Satani agashaka gukuraho isano abashakanye bafitanye hafi yabo, ndetse igasenyuka igasibangana burundu. Duhe kukwiyegurira mu buryo bukwiriye, duhe guca bugufi mu buryo bukwiriye, duhe ubwenge bukomoka mu ijambo ryawe, uduhe imbaraga mvajuru, kandi utuyoboze umwuka wawe wera. Tubyatse twizeye mu izina rya Yesu, amen.